Tungunda bona baramujyanye anziganya gahinda anziganya umubabaro anziganya gushavura ubukene burakanyama twarumiwe umusaza mwambara agapfukamunwa yaba umukecuru mwambara agapfukamunwa yaba umugabo twambara agapfukamunwa yaba umugore mwambara agapfukamunwa twarumiwe. Ukurikira Breveland TV wamenya ngo twaturutse hehe uraza ko hano amashusho yacu nk'ubyari rwa rugendo rure by'ukuri utari rworoshye guturuka Igicumbi kugera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Murabona na hano heza cyane, na hano nk'intoki hameze neza. Rwa rugendo twatangiye mu gitondo saa 12 ubu ngo tugeze saa 6 nibwo tugeze gwaca turimo tugenda tujya kurebaho uwo mugabo dushaka kureba. Mwaramumenye mwamuhishano atandukanye, mwamurebye mu mafoto atandukanye ku ma status. Ni umuhanga, ni umucuranzi. Je Breveland TV nk'umunyamakuru wayo nahagurutse ngiye kumwirebera. Kora subscribe, uduhereze comment, utubwire no kubutabiza bimeze. Ngiye kuyogezo kino kiganiro rero Kwiza Rapport kurikirana rero Breveland TV niyo ngiye kwerekeza, kandi ziko kiganiro kibuze kugenda neza nkamuganiza kandi bikaza kuryoha. Jere ntare ya Gicumbi n'ingaruka garutse Gicumbi muzame peace bwa to musaza yabikoze kandi adukoreye ibintu byiza cyane. Ubwo niyo ngiye kwerekeza teta cuje nigende kandi tuzasubira intare ya Gicumbi n'ingaruka kandi njira hanga ngeremo baganirize. Israel bimeze bite Israel? Amakuru ndakubona tabi boro byose ko naba ntabiharira kabanze tuze nabandi ariko kabanze tuze nabandi muraho muraho tate mukomere muraho mukomere mwadusomye se kana muri kunywa mwadusomyeje aka niki n'urwako araryo ni ibintu bikomeye cyane kubona twaturutse Gicumbi mu vumbi ikomeye cyane. Murako natemo ni sapo mu byukuri byari bikaze, ni vumbi rikaze cyane, ariko murabona ko mu byukuri nashoboye kugera ku musore muri mubona kuri kamera za Breveland TV. Musore ushoboye gucuranga ibintu byose, arashoboye kabisa mu byukuri uko namubonye. Namumenye kuri status, mwamenye ahantu hatandukanye, mumenye ku ma video atandukanye arimo yicurangira. Iwabo sinha, iwabo ni Butaro, ariko nageze amahirwe mumereza hana ahereye ubu ngubu ndahamenya. Hanyuma tugiye kwiganira ngiye na n'umugabo muri kone imbere yanjye araza kubitangira bibwira, hanyuma tumumenye neza nyirizina ni muntu ki, ibintu yabitangiye gute, hanyuma tugire tuganira umunota ku munota. Hanyuma rugeze ko ibiganiro ngiye ni Kwiza Rapport Ekipoloporo social network zose wansangaho, Twitter, Instagram and Facebook, hose wansangaho ko nkababwira. Wowe kora subscribe gusa, ibyiza byo bikugeraho 5 kuri 5 utanga abandi kubibona. Numara kora subscribe ukwande kunzogera, duhe like, duhe comment. Ntabwo nagira nashimye rero abantu benshi bagenda badutera inkunga mu byo butandukanye. Wo John Kamari ndagushimira mu byukuri, uri umufana wacu ukomeye. Sizuki ndagushimira cyane, umufana ukomeye, nabandi bose bagenda batwereka ko bashoboye cyane. Hanyuma reka negiro no mugabo dutangire twiganire, ambwire neza hagati aho ngiye yogezo kwiganiro nitwa Kwiza Rapport. Murakoze. Bo mu buzima busanzwe ndabwo ubuzima ndimo bworoshye kuko nguri imirimo y'amaboko. Uvuga ngo inama umutara duhingira amafaranga gatageze kuri 900, mbese ni hagati ya 700 800 gutaha saa 6 cyangwa saa 5. Ubwo rero ubuzima ndimo ndabwo bworoshye. Nitwara muri Israel, natangiye gucuranga ikitari ijerekani, nabitangiye ngiri muto cyane. Buri imizika mfite ni myinshi kandi imiziki itandukanye. Ndikumva ntabwo nagusubiza ibirenze. Okay, uvuga ko imiziki ari myinshi cyane, n'ubuzima butaruka uko bamuhano mu mutara butoroshye, ubuzima bwo guhinga, ariko byose birashoboka umuhanzi ahinga. Umuhanzi nk'ungu ntago abere kugira ngo ahinge, abere kuva hano akagira icyo yimarira. Hanyuma Israel, uvuze ko watangiye umuziki w'umwana. Ibintu wabitangiye gute mu gihe gutegeza gukora gitari nkingi, ntukore gitari nkingi y'abashuranze bakora abokora nkingi yiga? Bo muri make nge ngiri muto nakundaga imizika. Hamahirwe nagize yo kujya kubyiga mu mashuri kuko amafaranga basabaga ndayo nabashije kubona. Gusa byanjemo ubwo mvuze ngo ninga imbano ntabwo naba mbeshye. Mvuze ngo ninga imbano zitangwa n'Imana ntabwo naba nibeshyeye, kuko natekereje gitari ndeba uko ikoze ndayitegereza mbona ndabushoboze mbite bwo kuyigura. Nibwo nafashe akajerekani urakabona
gusa ntabwo araka ariko nagiye ngo rutujerekani twinji ngagerageza gushiraho n'amatsinga bimwe bigashaka kwanga ariko aho bigereye ahangaha aya matsinga nimburi yaje ya moto ubu ndacuranga pe umuziki ukumvika umuziki nahereyeho ni umuzika nise ngo bashyitse mwatugendere Imana ibarinde kadukubitire rero gakubite nizere ko muri abanyamakuru kora mu mirya ahubwo bo uru rugo rero ni kwa mudugudu ariyo mbamvu navuze ati munzange kwa mudugudu kuko ni umubyeyi ni unanjumbikiye yego muri makereka mbashimire kuvuga ngo bashyitse mwatugendere Imana ibarinde nguko Bayugiza murera sigaho abaturutse ibyumba tubakiranya amahoro ane mukama tubakiranya umugisha ane mukama murakaza mwambaye ibyiza murera Imana ibarinde Imana iturinde hanikireranyana kuburukwe kutura tubakiranya umugisha murakaza Imana iturinde murakaza uwo muziki umara iminota ine ubwo ni mu magambo y'inyoni muri Andre Fernandez babyita gukuburukwe neza Margarita ni umukobwa rero mwakunze kuyibona ahantu henshi hatandukanye uretse kujya kuri uwo mugero w'indi njyana ibi bintu ntabwo ndi kubyumva neza vuga ngo kuburukweto vuga ngo kuburukweto ni kwimana kuburukweto yego futura tubakiranya amahoro ane mukama tubakiranya umugisha ane mukama murakaza kuburukweto kuba Israel umuntu akubona iki gitari koko urabona ni kidomoro ese umuntu agwaye gitari nzima washobora kuyicuranga yewe we Yesu ashimwe mbonye iyo gitari ngagira amahirwe bikabanyuriraho mukamba ubwo bufasha mwaba mukoze cyane naho ubundi nayicuranga nguko ndi gucuranga iki Okay, wowe ukurikire Brave Round TV uturi kumwe ni Israel umuhanzi w'umuhanga cyane uzi gucuranga gitari mwabonye ibyo dukubyurukweto papa wanjye uyu ni umuziki w'umwimerere hanyuma Israel watubwiye ko ibintu bitangira umwana mutoya utangira gukora ibintu by'ibidomoro n'ibiki byose ibintu bijya kubikorwa utekeze gukora kino kidomoro nta muntu utagira ikitegerezo yatangiriyeho byakujemo gutegura ngo utangire icyo ukura ngo ube wagira kino kidomoro gikore utegereze no kubakorera imiziki yawe mu iwanyu nta bantu babarimo babahanze bo urakoze munyamakuru nubwo izina ryawe kurivuga biri kungora bite nuko tutaramenyerana ni Paul nge ngikiga mu mwaka wa 4 primaire wa 5 primaire naratahaga ngasanga iwacu hari umucuranzi wacurangaga inanga ibyo bitaga imiganura ngasanga papa yateretse inzoga mama ari kudaha imisurura ari guhereza ariko uwo mupapa yitwaga Kidonyi yari muto nari ngiri muto yacurangaga inanga no kurya ngabireka ngicara iruhande rwe ubwo ibintu byo gucuranga inanga ntabwo nagerageje gucuranga inanga ahubwo ikintu cyanyinjiragamo n'ugukunda imizika gusa ubu imizika y'abahanzi yose ndayikunda abahanzi bose iyo bacuranga niyumva nk'umuzika kabisa gusa nabonye gusubira mu z'abandi hari igihe bitamba umusaruro gusa birangira njyewe ndekereje guhanga ibyanjye kuko ibyo kuvuga birahari ibyo kuvuga biriho uhita bokora umuziki w'umwimerere nakoze imizika yanjye n'injyana yihariye injyana niyanjye Israel ntago ndimo ndabyumva neza
uburyo n'ubu ngubu igihe byandenze kubona ufata kino kidomoro ukagiterateranya ugakora umuziki. Wavuze ko ukunda abahanzi, niwe muhanzi mu Rwanda uzi? Bo abahanzi umuhanzi mu Rwanda waba uzi uvuga ati umuhanzi ndamuzi, tubwire izina rye. Bo abahanzi baririmba imizika nyarwanda ni benshi, ntabwo nzi umubare wabo. Tubwiremo nk'izina rimwe ukunda cyane. Bo maze rero nimvuga byumva uhore ntabwo ndaba nibeshyeye. Nimvuga Mavengo Sudi ntabwo ndaba nibeshyeye. Abo nibo nabashije kubonaho, nabwo ni Imana yabikoze. Nagiye kubona mbona ndi nabo mu gitaramo, mbona bambamagaye n'ijerekani, mbona turaramukanyije. Abo nibo nabashije kubona, nibo twabashije kuririmbana imiziki yabo. Murakoze. Hanyuma uvuze Mavengo Sudi na byumva uhore, dukubite indirimbo ya byumva uhore neza, uzi neza. Iyo dukubitire dukubura ukweto. Babajwe nuko nakundanye n'umugabo wanjye, ugatandukanywa n'urugo. Abagewe n'abagenzi be batagira impuhwe, bandandukanyije n'urubyaro, ndetse n'ibyo twahanye. Yewe reka bibi nabibonye kare, bangurira kape bose bakambikwa, bangurira kagutiya nabwo bakajiginywa, bitwaza ngo sinakowe. Ubanza muri gacaca we rubura gica, dukambere ngiko zose bibe by'ubusa. Baranze barondorombuyemo mbega ishyano, mbambere jareba batambaye n'imbamba. Kubura ukweto, kuba futu hanyimye uburenganzira bwo gukundwa n'ibyo gukundwa n'abana n'ibyari. kubura ukweto sha. Wow. Ninde wahakana mu by'ukuri ko atari umuhanzi? Uvuga ngo ndakaze. Mana yanjye. Uvuga ngo ndakaze. Imana ibirimo. Imana ibirimo rwose. Uvuga Imana irakuze. Imana iranze, Imana izagera, Imana izamfasha kabisa. Ifatanyije namwe. Turahari. Inzi ko bizashoboka kabisa. Hanyuma Israel. Karame. Mu buzima busanzwe tuve mu by'umuziki bya tuwe tugiyemo ku kurande gatoya. Mu buzima busanzwe ubundi Israel ni muntu ki? Warashatse uri umusiribateri bimeze bite? Bo nitwa Yamuremye Israel nguko mwagumije kubyumva. Mfite umugore n'abana batatu. Ariko ubuzima busanzwe nakuriye ahantu ho bita mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu. Mbana n'imiryango. Iyo miryango ahubwo munyemereye nasuhuza umwe muri bo. Urabyemerewe. Ndi gusuhuza umumama bakunze kwita Nyirakaderi. Uwo Nyirakaderi akaba atuye aho bita muri Gatagara mu murenge wa Bigogwe. Murakoze. Ubwo nukuvuga ngo naje kurererwa aho ngaho, mbashakira umudamu witwa Ngabire Angelique, nawe ndamushuhukisha. N'utwana twanjye harimo witwa Munezerike, n'utwana dutatu tukuri duto, kuko nashatse mfite imyaka 30. Nari mukuru cyane. Byatewe n'iki? Byatewe n'ubuzima bubi, ariko birangira uwo mukobwa tuganiye twemeranyije, n'ubu ngubu niwe turi kumwe. Nejo yambamagaye ambwira ko uwo mwahamagaye murukunjaka, ko yahise amugeraho. Ariko uru buryo naguhize Israel. Yabatwaye imbaraga. Imana ibaho umugisha. Nusi mvuge ngo ako Israel tekereza jya waguhize haguhigira iwanyu butara unkakubura bakambwira ngo uri inaha mu mutara nkaba nateze mu gitoro natarutse saa 12 ari weje guhiga urumva udakaze n'ukuri kw'Imana ndakaze ariko nubwo ngaze nuko ari njye gucuranga kitari ijerekani mu Rwanda hose none se mwe yo mutambona kuri YouTube mwari muzamenya ngo ntabwo nakonye kuri YouTube nakonye kuri status vuga status nabishobora sinarangije amashuri atanu uvuga ngo status
hadutse indwara nyinshi z'ibyorezo muze dusenga imana idufashe idukize izi ndwara twarumiwe yaba umusaza mwambara agapfukamunwa yaba umukecuru mwambara agapfukamunwa yaba umugabo twambara agapfukamunwa yaba umugore mwambara agapfukamunwa twarumiwe yaba umusore mwambara agapfukamunwa umuntu uguhagarariye nibura uvuga ati uyu muntu arampagarariye ngize ibyo nda gukora navugana nawe bo urakoze kuvugisha ukuri ndo byicaga umutumirano guko munyamakuru nge ngubwijije ukuri gusa arahari ariko ubuzima ndimo n'igihe namuboneye ari gushira umwaka imyaka 2 menza yanarenga ariko uwo ni manager uwo ntago ari umanager wawe rwose bo muri make rero uburigenga nukuvuga ngo ndabwo erura uvuge wica ku ruhande urigenga cyangwa ufite manager nje ndigenga kuko uwo tumaranye imyaka ingana icyo ntabwo tubana nawe ubwo nukuvuga ngo ibyo akora ntabwo nabipfobya cyangwa se ngo mvuge ngo ndacyo yamariye ubwo hari ibyo akirukangamo ntabwo nzi icyerekezo cyabyo ariko mu byukuri ubuzima ndimo ubu kubwibonera nawe ubwo hagize umuntu ugufata wemere gukorana nawe njewe byaba ari umugisha vuga uti ndakaze oya byo ndakaze nawe se gucuranga kitari ijerekani mu Rwanda hose hari undi wo wabonye ntawe singewe wenyine none suzi ngo kuyicuranga byo biroroshye si benshi bayifashe hose ikabananira oya kuba ngaze byo ndahari gitanga hanyuma rero Israel n'imbere ya Breveran TV uyu munsi tugaza ikiganiro ubutatuzogera tugerera ikindi ntagira mu manager tubona ukwemera kugufata uzemera umumanager ukwishingira bwati ngende shingira Israel buri cyo cyose ndakimumenyera niba ari kujya mu studio gukora amashusho y'indirimbo gukora ibiki byose ibyo ni ibyanyu ure uzemera njewe sahize imbaraga bibatwaye kugira ngo mungereho ngaba n'ubuzima ndimo maze kubabwira mukaba munasanzwe mubuzeho muri make njewe kubera Imana nukuvanga Imana izabikoze ni Imana izakorera mwabo bantu igakorera muri mwe n'abandi ndazi kazabakoreramo bakamfasha umva azaba ari umugisha kuri ariko agatanga niyo haza gitari yindi hakaza gitari yindi vuga ngo ni ya kizungu ntazave kuri kino kidomoro iki cyo cyakugize uwuriwe iyo nawe urabibona iyi ni gitari ikozwe mu ijerekani nge wayikoze binabaye na byiza Imana ibyemeye ngasohora indirimbo zanjye zigasohoka binyuriye ku bushobozi bwanyu zigasohoka ndi gucuranga iyi gitari ijerekani okay twari ni Breveran TV twasuye Israel munamona n'umuhanzi kuri kamera za Breveran TV turimo tuganira hanyuma Israel abantu ngo ataza kuramira kuri Breveran TV reka no twinjire ku ndimi yatumye umenyekana ya ndirimbo yatumye umenyekana iyo imwe no gucurangira Butaro uri hafi y'ishyamba gutyo ukuntu iyo niyo nkeneye kora mu mirye ikubita kubira ukweto kuba rero kaduku twatangiye twagiye Aichamba tukahorana mama Aichamba tukagumana saro janje kuburuko urukundo nagukunze shinge Aichambo karupima nyabusa amatoni narukize shinge Aichambo karisoma saro janje Margarita n'umukobwa Margarita n'umukobwa mwiza cyane Margarita n'umukobwa w'umutima Margarita n'umukobwa chiri papa iyo bukenda mubonye ushinge bukira ndamubonye mama amahoro gombanye buze mu mutima amahoro gombanye buze karabukanye
shenge bukira namubonyeho mama usimbasha gusinzira saro ryanjye usimbasha kuguheka karabo kanje karegarita n'umukobwa naramubonye numva ndanyuzwe shenge naramubonye numva ndasetse mama naramubonye numva ndarize Israel noneho burekeyaho indirimbo batayirangiza kuri Breville TV bakayikwiba sibyo kuko indirimbo ni umurya hanyuma Israel ujya kugira guhimba iyo ndirimbo n'uvuga abantu ba Margarita bande wari uturikije kuko nta ndirimbo itagira hano ikwespira vuga inspiration vuga inspiration muri make natekereje ku kintu cyitwa urukundo mbona urukundo ari ikintu gikomeye kandi imbani iruta izindi zose ni urukundo ubwo nje gutekereza uburyo nabaye umusore nje gutekereza uburyo nakundaga abakobwa cyangwa se uburyo nakundaga umukobwa yavuze abakobwa oya nibyo none se harugira urukundo akakangana muri make naje kuzirikana urubyiruko rw'abakobwa nzirikana urubyiruko rw'abasore nibwo nge naje kwibaza ndavuga ati ntabwo naba njaka kugera ikirenge mu bahanzi bambanjirije ngo mbure umuzika w'urukundo nibwo nge natangiye ngo icyambuka bo wanjye cyamba tugahorana icyamba tukaguma maze uburamubonye ako kanya neza ikibazo ngo Israel buri muhanzi wese yamaze kuzamuka akamara kumenyekana atangira kwanga umuntu yabaga kumyekera ese bora nawe uzamuze kuzamuka ukamara kuba umustar ushobora kwanga umugore wawe ukamuta mu cyaro kigendera oya imyaka mfite ndahari yo kwanga umugore imyaka mfite ndahari yo kwanga uwo twashakanye imyaka mfite ubwenge mfite ibitekerezo mfite nibyo kugira ngo uwo twashakanye imiryango dufitanye no kuvuga abana ubuzima bukomeze ndetse ngaragare ng'umubyeyi ariko w'umuhanzi ariko ikakubwiza ukuri uramutse uzamutse mu stress uzamutse kurwa n'abakobwa umunsi uzamara kuzamuka kuri stage ukaririmba mukobwa ati mpaka nimero wajya kwisaba ukisanga tayari byagezemo ntuzanga Margarita wawe pfiri oya umva munyamakuru none se uwo mukobwa uzande bakambona mu busore kandi mfite imvi nuko mfite amafaranga ubwo ruzasukani none amafaranga ni mabe mwabantu mwe tuvuga icukuru ariko none oya ndahari byo ngambiriye bayakada urashaka kwira umustar njaka kwira umustar gusa ngibanira n'umudamu wanje twashakanye mbere n'inyuma asa Israel umva ubustar bwawe buzakumarira ubustar bwanje ngize amahirwe nguko muri kubimbwira maze ngibona mu mafaranga nukuri kw'Imana ahubwo nazirikana abashonje ngavuga ati ni karibi wanje amafaranga ya mbere uzakura mu star uzayamaze amafaranga ya mbere gabonetse utazavuga ngo gusagura avoka oya nagura avoka gusa ariko nayo ibikenewe uzagura mwiki none si nimba wenda ndi kuyigura ikiceri cy'ijana nagihingiye urumva muri make nshobora kuzayigura noneho ngavuga ati kanyisangire n'umugore n'abana ariko noneho ndahabwa amafaranga y'ubuhanzi arayo kugura avoka wenda urabona ndi mu buzima busanzwe yego ariko mvuze ngo nagura inzu ngagura n'agasambu none asigaye kubirebana n'ibyuma bya muzika ngabwira umugore ati teka umuceri uze dusangire turi kureba indirimbo hara kuri televiziyo umva mba ndi mu munyenga okay hanyuma Israel urakoze cyane kuduha ikiganiro mu by'ukuri cyari kiza cyane ariko dukutira gasaze ko ndabona n'imvura igiye kugwa kandi turi hanze asigaye tube twitahiye ubundi tuzongera dusubira no tugusanga i Butare ho mu rugo dusura na famille yawe uyu muzika nyarwanda nawe isubukene burakanyama reka kubura ukweto rero ubukene burakanyama kanyatungunda bona baramujyanye yanziganya gahinda yanziganya umubabaro yanziganya gushavura ubukene burakanyama kubura ukweto iyongera amafaranga imba naramukuye iyongera amafaranga imba naramubariye
hiyongera amafaranga twari kubana karamata ubukene burakanyagwa banyansire bagiza utagira miliyoni ndakwirirwaza 500 ndakwirushaza ufite miliyoni azaze tuganire 500 ayazaze twicarane ubukene burakanyagwa uragatsindwa byo urakagenda bwonyine ngayo kubura ukweto Bonita siraje ubukene burakanyagwa yari ifite purake ubukene burakanyagwa yari ifite purake zero yari ifite purake idubule pwe duze pwe disi ubukene burakanyagwa ubukene burakanyagwa naye nonda kubyina utagira miliyoni ndakweregwaza 500 ndakwerushaza kubura ukweto azaze tuganire ubukene burakanyagwa koko Israel nkuko bivuze hanyuma rero dushoje ikiganiro cyacu ariko turashaka ko ikibazo cya nyuma cy'amatsiko Israel warangije mu wakangaye bo amashuri wize amashuri nize mfite amashuri anabanza ubwira abantu bakore subscribe nukuvuga ngo ikiburi vuga ngo subscribe well, good morning teacher. Good morning teacher. How are you? Fine, thank you. Okay, rero sehari turashoje igano cyacu by'ukuri kandi cyari cyiza cyane. Ndagushimiye ko subscribe kuri Breviant TV ukanaryo igano cyose karangira. Ngero ogeze iganiro yari kwizera Paul eke Poroporo ahana nibere hari mu mutara w'indorwa mu by'ukuri ahanga nahantu hamateka cyane murahazi cyane. Hasigara ndashoje uduzasubira ubutaha